zanjye tukomeza tugenda tureba ibintu hirya no hino bigiye bitandukanye, nakubwiye ati rwose aha mbafitiye akantu keza cyane kandi mu buryo utakekaga. Harimo abakunda gukoresha data bakoresheje data za VPN. Ntabwo burya VPN ari nziza kuba wayikoresha rwose, uko uyikoresha rwose umuzungu umva bari kugutwara amakuru yawe uri kugenda uyikoreraho ibintu byinshi uba wagiye unyuramo. Dore reka nkwereke uburyo bworoshye, uriyizira aha kuri Play Store yawe rwose uyandikiremo My Airtel, nurangiza urayisanshinga. Urabona dore ngiyi hano hasi pani yo hejuru pe, pani iriya nari nkozeho wapi iyi ntabwo irimo. Uraza kuri iyo hasi, urabona ko nyine isanzwe nyifitemo ariyo nkoresha n'ubu ariyo ndimo gukoresha. Iraza byacinga, urabona ko hano bakwereka ikinyarwanda English, ubwo nicyo uhitamo ugakomeza. Urabona ko riri gushansha rwose nta kibazo. Urabona uraza wemeza aha, urabona ko biri kugenda byihuta. Urabona ko hano banyereka ngo Airtel Morning balance 0. Uraza ahangaha hari Airtel megabyte 4. Guys, urabona hano bari kumbwira ati balance yawe ni 0. Dore megabyte bahise bama. Dore bundi ikintu ukora uraza ugashyiramo namba zawe. Urabona ko ngiye namba yanjye yari isanzwe irimo n'ubundi. Reba megabyte bamaye amayinite yo guhamagara wishyiriyeho 100 rwose, ibintu rwose bihita bigenda neza cyane rwose. Umva ntiwikwiheba nawe rwose, urabona yuko rwose megabyte bise bazima SMS ibiki byose. Ikintu ubanza ni uko nyine nsanzwe nyifitemo, barakubaza ati shyiramo namba zawe uzishyiremo, nurangiza hari code bari bugusaba bari bukohereze, ubundi uhita uyishyiramo rwose ibintu bihite bigenda neza cyane. Urabona yuko ubu nanjye rwose biri data rwose kuko nasanzwe nyifitemo, nabara kubibereka neza ngo muhite mubibona. Urabona rwose aho najya hose rwose pe, umva byose bihita bikunda pe, ntabwo mega rwose zihita zikora neza cyane rwose pe. Urabona yuko rwose ibintu rwose namwe urabona ko ubu byahise bikunda. Ubu nta hantu na hamwe natajya, ariko urabona ko ibintu byose byakunze. Ciao sawa, murakoze kudukurikira, turabemera. Sawa, mugire ibihe byiza, muzajya mugenda mureba utuntu n'utundi hirya no hino tugiye dutandukanye.